Hello, ndagusuhuje kandi nangwaye ikaze hano kuri Online Class 1 channel. Uyu munsi nifuje ko turebera hamwe ese ni gute wakwikorera video lyrics cyangwa se ya video ibiri kwerekana amagambo y'umuhanzi yavuze ukoresheje iyi application yitwa InShot. Okay. Niba uri mushasha hano kuri iyi channel ndagira ngo ube wakanda handitse kuri subscribe then ukande no kunzogera kugira ngo video zigize kugeraho udateze gushakisha. Okay, tudatinze rero tugiye gutangira. Murabona ko ndi muri InShot. Ubundi ahiboneka ni ukuza hano kuri Google Play, tuze dushake Play Store, then wamara kugera hano kuri Google Play Store ukaza hano kuri search ugashaka application yitwa InShot. Then InShot app ukayikoraho, wamara kuyikoraho murabona ko ngewe irinstall muri phone yanjye, niyo mpamvu ngiye gukanda hariya handitse open, then nkande hariya handitse open ihita ifunguka muri ubu buryo. Okay, murabona rero ufite video, photo and collage, but iriya tugiye gukora ni video lyrics, niyo mpamvu tugiye gukanda hano handitse ngo video. Then tumara kuhakora irahita ituzana mu mafayili yacu, duhitemo ese niye foto dushaka ko iba background ya magambo cyangwa se ya lyrics tugiye gukora. Tuzi rero dufate hano iriya foto wenda niyo mpisemo, then inze hano hasi mu ruhande hasi iburyo hari akavibe mbite nkakoraho nemeze ko ya foto ariyo mfashe. Okay, murabona ko ifoto yagezemo. Kiba gisigaye rero ni ukuzana audio, ndaza nkande hano handitse audio, then inze hano aha ibumoso hari ahantu handitse music n'akamenyetso ko guteranya, then mpakande. Nimara kwakanda nzamuke hejuru hano hagati muri aya magambo murabona ahantu handitse ngo my music. Biriya bisobanuye ko ubwo bagiye kunjyana ahantu hari indirimbo zanjye nyine mfite muri telefone. Then mpakande, nindangiza nze ndebe mu ndirimbo mfite zose mpitemo imwe. Nge nifuje guhitamo iyi yitwa ngo Murunga w'Iminsi. Okay, nkikoreho, then murumve ko iri kuvuga. Ni ukuvuga ko ngiye kuyikoresha. Dusubiye hano inyuma gato, twongere gato, then kongere tuze dufate, twamaze kubona ya ndirimbo yacu ukuntu iresha, then dufate ifoto, tuze dufate ino foto then tuyigeze mu minota 5 n'amasegonda 20. Murabona hari kiri kubara, maze kugera ku minota 2. Nkurikije ko ya ndirimbo yanjye iresha niko n'iyi foto ngiye kuyigira. Okay, n'amasegonda 9, 10, 12, then n'amasegonda 20. Okay, murabona ko hano hari n'amasegonda 20. Then mbite nongera kugaruka, nimara kugaruka hano inze mbone nshyiremo ya audio, inze nkande hano handitse audio, then music, then mpitemo my music, inze mfate Murunga w'Iminsi, then handitse use. Okay, murabona rero ko duplayinze na ya foto ya background photo ikwiye hose. Okay, aha rero tumaze gusetinga background photo then na audio twamaze kuyigezamo, igisigaye ni gukora iki ya lyrics yacu. Okay, shobora kuza video igitangira then ugahita
ugahita uza ugakanda hano handitse ngo test, iriya ni test ubundi, then ukongera ugakanda hano handitse test, then ugahita utangira kwandika ngo wenda umurunga w'iminsi lyrics, okay, then ushobora no kubyagarandisa ukabigira binini, ukaba wanaza ukanabihindurira font color. Murabona ushobora guhita ubishyira wenda muri aka kabara k'umuhondo ukavuga ngo umurunga w'iminsi lyrics, then aka kantu gasa n'akari kumuvinga hasi hejuru iyo ugakozeho uhita werekana wenda ukuntu iriya jambo riraza, irahita ryikubita mu gahita uvuga uti wenda reka rize gutya, utu tuntu dutatu, then ugakanda hariya handitse v, ubundi ukanavuga ngo reka ririya jambo rikomeze cyarigarukire hafi aha, ubundi ukaza ugapureyinga, ushatse wavuga uti rikomeze rigere nka hariya, then ukaza ugapureyinga ukundi. Hano wenda uhageze ugahita uza ukongera ukadingaho test, then ugahita uvuga ngo by wenda umuntu wakoze iyi lyrics ishobora kuba yitwa MK, then ukaza wenda byo ukabihereza ibara, wenda rino ry'umukara, okay, ukanabyagarandisa uko ushaka, ubundi ugakanda kuri kariya kantu ukavuga uti wenda bize biri kuhagwa kuriya, okay, ubundi ugakanda hano kuri v, utangize murebe dupureyinge. Hano hantu ushobora guhita wandikaho uti indi test, ukavuga uti please subscribe to my channel, okay, then ibyo wenda ukabihereza ibara iri ry'umutuku, ubundi ukaza ugakanda hariya cyangwa se ukanaharika ntacyo bitwaye, ukaza ugahitamo wenda aka, then ugakanda v. Murabona dutangije ya video yacu, murebe. Okay, hano rero ushobora no kuhagera ukiri kuvuga ngo please subscribe, ukaza hano kuri sticker, then ugahita ufata nk'agastika runaka, murabona nk'aka wenda ka fire, ukakazana ukagashyira nka hano, then ukazana na kano ko guca nako ukakazana ukagashyira hano, ubundi ugakanda hariya kuri v. Murabona ko twa dusitika twombi duhari, ushobora ugakandaho ukavuga uti wenda ntikarenge hariya, na kano nako ntikarenge hariya, tukaza turinganiye, ubundi reka dupureyinge turebe. Okay, warangiza hano ushobora kuvuga ngo wenda kubera ari instrumental, ugahita uzana ukabwira abantu ko iyi ari gitari cyangwa instrument,
ibyo wenda ukabihereza ibara ushaka, maybe ushobora kubihereza wenda icyatsi, ubundi ukavivura, wamara kuvivura instrument ukumva yakomeje kuvuga, ugakomeza irakomeza, then ugakomeza instrument, ugakomeza hano ushobora guhita wandikaho ngo please like my video. Okay, tukaza wenda tukabihereza ibara ry'umuhondo iri, then tukaza tukavuga tuti reka ridoropinge kuriya, cyangwa rise niriturutse ino hirya riri kwinjira, oya rituruke hano riri kwinjira kuriya, then ugakanda V. Bigakomeza koze wenda ko ugahita utangirira hano, ubwo tugeze muri lyrics neza, ugatangira uti burya no burya gusaza ni ugusahurwa. Burya gusaza ni ugusahurwa, ugahita uvuga uti wenda rize ukuryo, kanda V, then kaduplayinge turebe. Mwumva ko burya gusaza ni ugusahurwa ritangiriye nka hano, turaza rero tuvuge ngo ritangiriye nka hariya, then duplaying yatangiriye aha, then dukore kuri rya jambo ryitwa ngo burya gusaza, then turigeze hariya, murebe burya gusaza ni ugusahurwa kuko iyo tujya ni habi, kuko turaza hano twegezeyo gato, then duhite hano twandikaho ngo kuko iyo tujya ni habi, kuko iyo tujya ni habi, then ukavivura kuriya, tangirire hano turebe. Burya gusaza ni ugusahurwa kuko iyo tujya ni habi. Nuko bimeze, kuko iyo tujya ni habi. Nariye iminsi ndeye, utangiriye hano ugahita uza ngo nariye iminsi ndayiyongeza. Okay, nariye iminsi ndayiyongeza, then ukaza hano ukavuga uti iriya jambo rituruke hejuru riri kumanuka hasi, then ukanda hariya kuri ravi ndayiyongeza. Nariye iminsi ndayiyongeza, guhera nka hano wenda. Okay,
burya gusaza no gusahurwa kuko iyo tujya ni habi. Nari iyi minsi ndayiyongeza nsigara nyitera inyoni ziguruka. Nsigara nyitera inyoni ziguruka. Okay, then ukavuga uti iriya jambo ryo rituruke hasi riri kuzamuka hejuru, then wakanda kuri V. inyoni ziguruka none iraza iranyigabije. None iranze iranyigabije. None iranze iranyigabije, wenda ukavuga ngo rituruke rigende kuri, then okay. none iraza iranyigabije. Hano murabona ko ryivanzemo gato, tubikore gutya. none iraza iranyigabije. iranyiganzuye yo gapfusha. Iranyiganzuye yo gapfusha. Kuriya iyo ubonye ribaye rirerire urarigabanya. Okay, then ukaza hariya ukahakora, tuvuge wenda ko dushaka kurizamo kuriya, then ugakanda okay. iranyiganzuye yo gapfusha. Okay, nuko bimeze. none iraza iranyigabije. iranyiganzuye yo gapfusha. kirore kibondo cya Guys, ndakeka uko bakora lyrics biri kugenda bigaragara, kubera ko ikintu gisigaye iyo uri kubona video yigejeje iyo uhita ukanda ahantu handitse ngo export, then ugategereza iminota mike, mu kanya ikayibaye exported, ubundi ikaza mu mafayili yawe. Umuntu ashobora kuba yakora lyrics ari kuyikorera nko ku foto y'umukunzi we cyangwa se undi muntu akunda, cyangwa se nawe ashobora kuyikorera ushaka kuyaplodinga kuri YouTube, kuri Facebook cyangwa se Instagram. Okay, thank you for watching. Ndakeka iyi video yashimishije. Niba ikumva igushimishije kanda like, tange na comment kugira nawe ko tugire motivation, tugire ikintu nyine tuba twahindura mu bintu turi gukora. Okay, thank you for watching. See you next time.